ngo Rahabu impamvu ari mu ntwari zo kwizera ni ukubwo kwizera. Hanyuma bagahita bavuga ibyo Yakobo yavuze ngo kwizera kutagarara murimo kuba gupfuye. Imirimo ya Rahabu yo guhisha abatasi ivugwa amen nk'iyabyawe no kwizera kwari mu mutima we. Kwizera kutagaragarira mu mirimo kuba gupfuye, nk'uko umubiri utagifite ubugingo uba upfuye. Ukwizera ko abantu benshi kurapfuye kuko bagufite mu magambo, ntabwo kugaragara mu bikorwa. Aho bavuga amateka ya Yosuwa, haleluya, Rahabu ateze. Kandi Yosuwa na Rahabu nabo bahuriye mu buryo bw'umubiri. Yosuwa ni ubwoko bw'Imana, Rahabu ni ubwoko bw'abapagani, abanyakanani. Amen. Yosuwa ni umukiranutsi, Rahabu ni maraya. Ibintu byose birabatandukanye, ariko kwizera kwarabahuje. Ibintu byose birabatandukanye, ariko kwizera kwarabahuje. Yosuwa arokora Rahabu n'umuryango wa se, atura. Bari kuvuga ngo batura, ariko atura bivuga iki? Abaye integre mu bwoko bw'Imana. Kwizera kukwinjiza, haleluya, aho utari kwinjira mu buryo buri naturel. Iri ni somo cy'ukuri hano. Kwizera kukwinjiza mu bintu mu bisanzwe utari ufite uburenganzira. Rahabu nta burenganzira yari afite, yari umunyamangakazi, yari maraya, sibyo, n'ibindi byose, ariko kwizera kwatumye yinjira mu murage w'ubwoko bw'Imana butari ubwe. Sibyo gusa, arinjira no mu mateka yimbise, haleluya, y'Imana mu gucungura. Atubyarira umukiza. Rahabu atubyarira umukiza, kuko ababyaye Dawidi barifite amaraso ya Rahabu. Muvandimwe, gira kwizera, gira kwizera.